Haleluya. Amina. Yeah. Rero ijambo Imana irekuye. Yego. Niryo rifite imbaraga kurutayo bavuze. Yego. Kandi iri jambo turiteza ambo ryererarema. Muntu utibitseho ijambo we bika amafaranga ariko ijambo hafi aho. Ayiwe kora ikofa ariko ijambo hafi aho. Shakisha ijambo, shakisha imbaraga z'ijambo. Ye baba we abantu bazi kwibuye ari ryo ryagakoze kandi ijambo niryo ryagakoze. Ijambo niryo ryagakoze. Niryo ryagakoze. Reka mvuga akantu hano. Yes, ndabashimiye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Twari tumaze iminsi dukumburanye, twari dukumburanye. Imana y'amahoro nibaho umugisha nibishimye nibahe kwa mu gihugu cy'Uwiteka Imana yanyu baha burasirazuba burengerazuba amajyepfo n'amajyaruguru mu gihe wa Kigali na gatatu y'aba diaspora. Abantu mukunda Evangeliste Mama Lionel, abantu mukunda by'umwihariko noneho Mama Lionel Nyirabagenzi Arisa. Ayo nabana bamwoherereza agafi nabashyira kuri Momo delimitiri ya grama n'utundi tuntu tw'utunyenyeri umuntu agenda akanda akamesaje kakaza. Imana rero bishimire cyane, muraho neza mu Lionel. Muracyabaho muraho murakoma. Turashima Imana kandi turakomeye, turahumeka, turamahoro. Amahoro y'Imana aratema mu bugingo bwacu. Amen, amen. Namwe mumeze mute? Natwe tumeze neza nkuko bigaragarira amaso y'abantu. Ntabwo iba ari ibiri inyuma gusa n'imbere birimo. Imana tuzaniye kumera neza. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi wa none ntari abantu rasuza mu mari. Ntabwo byabura. Cyambere aba bantu bankurikira ni timu y'abankurikirana. Ndasuhuza aba bantu bajya muri commentaire bakambwira bati turagukunda. Wo bita abayisenga nawe n'abafite ukuntu arimo ankurikira akanankurikirana bya hatari. Yego. Hano hose mbonye ahitajya muri commentaire akandika Imana imuhe umugisha Aline, Imana imuhe umugisha cyane. Samu Musanze. Abandi ndibuze ko jya mbavuga gake gake. Aye batiti bari Canada hirya aho ngaho. Titakunda kugira gutya nkajya kubona nkabona ba nkabona kagafi. Yego, hari n'abantu barimo bambwira muri no mese ngo atubabare ukatubwira ngo itariki yawe y'amavuko. Urumva bona abankurikirana no kuri ndabasuhuje abantu baho mvuka mu majyepfo aho za Kibabara aho natangira umurimo w'ivuga butumwa ndabasuhuje cyane. Aha ntuye mu mudugudu w'amasangano abantu benshi duhura bati tuyinose ubinose huse oya ukabona ntibarimo babyemera kuva ryarise butse batisuwe batubise duturanye hayiwe duturanye n'igifaru n'ukuri pe uyu mudugudu w'amasangano ndabasuhuje cyane. Imana ibaho umugisha mwinshi. Wasenga Imana tubita tunakutangira n'ikiganiro. Uwiteka turagushimiye kubw'urukundo rwawe rukomeye. Tugize umugisha uvanze n'amahirwe byo kwicara imbere y'abantu waremenye. Abantu bakunda ijambo, abantu wahamagariye gukunda ibyo washyize mu bantu bawe. Aya masaha ndarwanya imbaraga zibarwanya, imiyaga yose baturutse imbere ndayikumiriye. Icyababujije gutera imbere icyo nanjye nkibujije uburyo. Umuntu wese unkurikiye arwaye akire, ufite ubukene buyoberwe nabwo aho bunyuze. Unkurikiye agenda agera yajya, urwaye indwara zananiranye nzambuye imbaraga. Ndasabye ngo umuntu unkurikiye ukuboko kwawe kwiza kubane nawe kuva mu gitondo kugeza nijoro, kandi uburinzi bwawe bumubeho mu izina rya Data wa twese Umwana n'Umwuka Wera. Amen, amen. Imana amahoro ibaho umugisha. Amen. Uyu munsi wa none Mama Lionel waduteguriye iki sasa? Ijambo ry'Imana nkuko bisanzwe nicyo kintu uzanyumvana, inkuru zose uzanyumvana nzaba nagiyemo hano. Nzajya njya maha izindi nkuru uzimbaza ariko nagiye maha muri Bibiliya. Yego, Zaburi y'107 umurongo wa 20. Yego. Ijambo riryoshye ku bantu badukurikiye rivuga ngo akohereza ijambo rye akabakiza indwara, akabakiza kwinjira mu mva zabo. Abo bashimire Uwiteka kugira neza kwe n'imirimo itangaza yakoreye abantu be. Niryo jambo tugiye kuvuga. Yego. Akohereza nindese. Akohereza ijambo
kandi iryo jambo akaryohereza rifite intego. Akohereza ijambo rifite intego yo gukiza indwara, yo gukiza karande, akohereza ijambo nyiringabo. Imana niyo yohereza ijambo. Ijambo akaryohereza rifite intego. Aha hantu niho nkunda. Ntabwo Imana igire kuri ijambo ridafite intego. Niko abwire meti giye rero nanakumenye ntarakurema ngushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Panisi ngushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Kandi ngo hari igihe ijambo ryohereza ngo rije gukiza abantu kwinjira mu mva zabo. Ariko icyo nshaka kuvuga, ndashaka ko tuganiriza abantu badukurikiye ku ijambo. Ikintu cyitwa ijambo. Ese ijambo rivuye mu kanwa kande, ijambo rivuye mu kanwa k'Imana rifite izihe mbaraga? Iri jambo riteye izihe mbaraga? Riteye izihe shema mu buzima bwawe? Riteye ishema? Ese iri jambo rize gusiba amagambo? Kuko hari igihe riza rije gusiba amagambo, rije kuvuguruza. Iri jambo hari igihe riza rije kunesha, rije gutsinda. Hari igihe riza rije guhindura. Ubundi arigirira kura ari byo rije guhindura. Kandi ndashaka ko umuntu udukurikiye Uwiteka amwoherereza ijambo, kuko ni mu mavuta yo guhanura. Aya masaha nkoreye iki kiganiro ni amasaha y'abahanuzi. Ni isaha nshaka guhanura ijambo ry'Uwiteka. Niriza rigira ibintu ritungura. Hari ahantu ushaka ko ritera ritabateguje. Hari igihe iri jambo riza Uwiteka akarirekura rije kugira ibyo rihitana. Rikaza rigahitana ibintu bitashyizweho n'Imana. Rikaza guhitana ubunama. Hakaba igihe yohereza ijambo rije guhindura. Uzi ko rijya rihindura? Rikaza guhindura akazi wari uriho ukava ku kazi koroheje. Rikaza guhindura umushahara rikava ku mushahara woroheje. Rikaza ryaje guhindura. Hakaba n'igihe yohereza ijambo rije gukiza. Ijambo akaryohereza yarihinduye umuti, rikaza rije gukiza indwara. Rero ndashaka ko abantu badukurikiye tubafasha kumva, cyangwa se tubafasha kurema, tubafasha kwibuka ijambo, intego y'ijambo Imana yavuze ku buzima bwawe. Ijambo Imana igiye kuvuga ku buzima bwawe. Yesu rimwe yahuye n'impumyi. Impumyi arayireba. Ariko iyi mpumyi yashakaga gukira, kuko habaho n'impumyi zidashaka gukirereka. Impumyi zifite amaso burya ntabwo yakira. Impumyi ireba. Hari impumyi ireba, hari n'impumyi itareba. N'impumyi itareba. Hari ugeze kuvuga ngo nsohorera impumyi zifite amaso n'ibipfamatwi bifite amatwi. Izi mpumyi zifite amaso biragoye guhumuka. Ariko iyi Yesu yahuye nayo ni impumyi yari ihumye amaso y'umubiri, kuko nawe umutima ajyamo. Iyi mpumyi ahuye nayo, sitori ivuga ko yayisize icyondo, ayitegeka kujya mu Isilowamu gukaraba. Ariko bikagaragara ko icyondo n'Isilowamu atariho hakoze umuti. Icyakoze umuti ni ijambo ryavuye mu kanwa k'Umwami Yesu. Mumvugira ngo amina cyane. Icyakoze umuti ni ijambo ryavuye mu kanwa ka Yesu rivuga ngo genda Isilowamu. Imana ihabwe icyubahiro. Buriya ukuntu njya mbona abantu bahomeka abantu amavuta kandi abantu bagataha barwaye. Amavuta si yakiza, ahubwo ijambo rivuye mu kanwa k'uyarekuye. Ndafashijwe. Icyondo si cyo gikiza, amazi y'Isilowamu si yakiza, ahubwo ijambo rivuye mu kanwa k'ukohereje Isilowamu. Haleluya. Amen. Iryo ni ryo ryibitsemo umuti. Ari ryo jambo nshaka ko aka kanya Uwiteka avuga ku buzima bwawe bumaze igihe bumeze nk'uburi mu manegeka. Ari ryo jambo nifuza ko Uwiteka avuga ku buzima bwawe bumaze igihe babutunga telekomande babujyana hirya no hino. Imana idufashe cyane. Haleluya.
ari ryo jambo nshaka ko kuvugaho rigahindura y'abakonikoni bavuze rigasiba rigasiba ibyo bavuze uzaba rigafuta ububwa bavuze rigafuta ubugoryi bakwatuyeho rigafuta iri jambo rirafuta ubundi burya gufuta ni ikihe kinyarwanda hari ugusiba gufuta ni ikirundi simbeze bazatubwira abantu bagerageza kudukurikira irije guteze ntumbaza hari igihe umwuka yarabona gusiba ari bitoya akaza no gufuta nk'uko yeriko yaridutse ikarigita muri make ubanza gufuta ari nko kuvuga ngo naho byanditse ntihazongere kugaragara gufuta ni ukwibagirana byashoboka rero ubwo ijambo Imana irirekura aka kanya harekuwe ijambo irisiba haleluya irisiba ububwa bavuze kuri wowe irisiba uragapfuta byaye bavuze habonetse ijambo rivuga ngo nyina w'amahanga bavuze ko utazabyara ariko ijisho ry'Imana rirareba mu nda rikabonamo amahanga rikabona uri nyina w'abana Imana idufashe cyane hari umuntu wacu wajyaga wigisha uko avuze Imana idufashe kandi tugirire neza Imana idufashe kandi tugirire neza ejo bundi nibwo nahawe uyu buremere ayo magambo igufashe nyuma yo kugufasha inakugirire neza buri mwanya uwo mugabo wajyaga avuga Imana idufashe kandi tugirire neza Imana idufashe kandi tugirire neza Imana idufashe twumvire ijambo itugirire neza rige no mu bikorwa haleluya amina rero ijambo Imana irekuye yego niryo rifite imbaraga kurutayo bavuze kandi iri jambo turiteza ambushe rero ntabwo wabyumva uri musiveri ariko nimumbaza aho narikuye kuko nambona nigeze mega ariko mu buryo bw'umwuka mbetse nyinshi no kuvuga kubera kuri igifaru nyine ambushe ndayumva igifaru ntabwo akenshi cyane cyo ntabwo kijya ambushe kiza kumugaragara ahubwo kikaritagura ibyo by'ambushe cyangwa se no kimwe kishura ibyarambushe kubera ko kirashe ububunda bwose buto kikabwangiza ariko Mana ambushi rero tugiye gufatira ijambo Imana ivugiye muri waka kanya turitega ambushi ambushe ni nko gutega ikintu ahantu cy'ikimene noneho bagashiduka bakiguyemo batazi igihe cyategewe batazi aho giteze kikabahitana ariko kikabahitana rero duteza ambushi y'ijambo muri wowe uzavuga ngo uzapfa ntacyo ugezeho iryo jambo narirekura ambushi ivuga itazakigeraho ndafashijwe uzavuga ngo uzabimbwa akubitane na mbusha y'ijambo rivuga ngo uzaba umugabo rihita ritagaciro ku buryo amagambo bavuga kuri wowe atagaciro atarakora ikintu muracyumvise amagambo baza kwatura kuri wowe adafite hepfo no haruguru atagaciro nta kintu aragukoraho ibyo bakoherereza biburizwemo bitarakora ndafashijwe Mana ishimwe cyane umunsi Dawidi yica Goliyati ibuye si ryo ryagize imbaraga icyagize imbaraga ni ijambo ryavuye muri Dawidi rivuga ngo ndakwica uyu munsi nguce igihanga gatatu nkubagire ibisiga n'inyamaswa zo mu ishyamba kandi mu Isiraheli baramenya ko hari Imana ikuraho igisuzuguriro aya magambo ubundi yari yarangije kwica Goliyati ikintu cyabayeho cyo kurekura ibuye ni nka geste yo kugira ngo bazabone uko bamubika bazavuge bati yishwe n'ibuye ariko burya ntabwo ari ibuye ijambo rye rirarema muntu utibitseho ijambo we bika amafaranga ariko ijambo hafi aho
ayiwe kora ikofa ari ku ijambo hafi aho shakisha ijambo shakisha imbaraga z'ijambo yababa we abantu bazi ko ibuye ari ryo ryagakoze kandi ijambo niryo ryagakoze ijambo niryo ryagakoze reka yenda mvuga akantu hano akantu kari kundya kuva kare wowe wahereye uvuga urabona umuntu mu bitekerezo bye harimo ijambo ryo kubaka inzu mu bitekerezo by'umubyeyi uzabyara ataraterwa inda ariko yumva azacigatira umfashe ntawe ndabyumva mama Lionel ku modoka yenda kugura yego ku modoka wenda kugura yego uramanza ukagira ijambo muri we rivuga ngo mbese na buriya imodoka inkwiriye ni iyi ni ubuhe bwoko ukamanza ugashyira ijambo ry'iyo modoka mu bitekerezo yego mama Lionel mukunzo azubaka aramanza akagira ijambo ryitwa pura y'iyo nzu ubwoko bw'inzu yego mama Lionel kuduka uzagira habanza ijambo aleluya yuko uzarigira aleluya mbere yuko imbwa Imana yizaniye Adamu kugira ngo yumve ijambo Adamu arayita niyo mpamvu mu gitondo Imana itega amatwi kugira ngo yumve umunsi wawe uburyo ukiwita yumve ijambo amina urawita ngo iki igisubizo cyawe uragira irihe zina mbese ibyo umaze iminsi ushaka ibyo ushaka uracita ngo iki ijambo uri buze kwatura mu kanwa kawe uramenya utiyita inzige reka mbwira umuhinzi asohora imbuto akagira ijambo ati ngiye kubiba kandi nzeza umuntu nawe ubiba mu biganza bya mama Lionel aravuga ati ntanze imbuto mu biganza bya mama Lionel kuko ari ibiganza by'umugisha ejo nzeza nanze bitanze ari ibintu bikeya bitanagaragara ariko mu buryo bw'umwuka hari ibintu bizagaragara nibyo ni ukuvuga ngo ijambo ribanziriza igikorwa ariko nubwo hagaragaye igikorwa cy'uko hari ikintu cyakozwe ariko cyabanzirijwe n'ijambo ni ukuvuga ngo ibikorwa bitarabaho hariho ijambo Imana ihamagara isi mu bidafatika irayihamagara iva mu mazi ibwira amazi ibwira amazi ati mazi jya hariya nawe butaka bw'umutse jya hariya irangije ihamagara umucyo iravuga ngo ngaho tamburuza umucyo ku isi ibwira none reka mubwire ijambo z'uko ari ryabwiye umucyo ngo mucyo tanga ubwiza no kuboneka ku isi n'amazi nurangiza umegamire nzamura ijuru ryo kwicaramo Imana ishimwe abantu bareka amagambo hari ijambo abantu mureka amagambo hari ijambo iyo ubundi umwana yagiriwe umwana ngiye kuvuga ni isezerano rizavuka mu buzima yego iyo yagiriwe kuvugwaho neza buri gihe cyose Imana iraza ikubahiririza muri bya bintu ikarema ikintu gikwiye muri bya bintu none wa muntu agasohoka mu ndirimbo z'abanezerewe habanje ijambo niyo mpamvu abantu benshi cyane bajya kuraguza mama Lionel baba bakeneye ijambo by'ejo hazaza ahubwo ababihusha bakabaje baje ku muhanuzi w'Imana profetesi mama Lionel bakaza ukabaturiraho ijambo watuye ringana n'ubuzima ijambo ringana n'ukuzangana dore hari umugabo mwavuze ngo nyamara rero dufite ijambo ryahanuwe iri jambo ryahanuwe rirushaho gukomera nimuryumvira muzaba mugize neza nimuryumvira rero ijambo rikomeye kuruta nimara ngo rikomeye kuruta ibikorwa abantu bato mu myumvire byabagora Petero ibice bibiri bya Petero umurongo wa mbere igice cya mbere umurongo wa 19 nyamara rero dufite ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera kandi muzaba mukoze neza nimuryumvira kuko rimeze nk'itabaza rimurikira hacuze umwijima rigakesha ijoro rikagezaho inyenyeri yo mu ruturuturu izabandurira mu mitima yanyu asifiwe sana asifiwe sana haleluya nimba ijambo ryinjira mu mwijima rigahangana n'umwijima abantu baryamye rigahangana n'umwijima kugeza mu rukerera rigakesha ijoro kugeza aho inyenyeri yo mu ruturuturu ibandurira nimba ijambo ryinjira mu nda y'umugore ijambo riva ngo undi mwaka
nk'iki gihe yego muzaba mwego mubyaye Yego. iri jambo rikagenda rigashorogotora rigafata amatirisi rikayikuraho amashifonaje Yego. iri jambo rikagenda rigafata trompe rikazibura Yego. ijambo rikagenda rigahangana n'ibintu nimba ijambo ryinjira mu mwijima Yego. aho umurozi yavuze ngo uzapfa udashatse ijambo rikinjirira amagambo rikagenda rigakora ku buryo usohoka mu marembo wambaye agatimba Yego. ijambo rikagusohora imbere y'abavuze amagambo iri jambo rirushaho gukomera Yego. muzaba mwigiriye neza nimuryitaho Yego. kuryemera ni kimwe Yego. kuryitaho ni ikindi kuko hari abantu baryemera ko ntibaryiteho ufasha kumvisha abantu yego kuryitaho reka mvuge imbaraga z'ijambo mama rero Haleluya. ijambo petero niwe wabivuze neza aravuga ngo cyokora mufite ijambo ryagize gute mama Lionel ryahanuwe muzaba mugize gute nsomera muzaba mugize neza igice cya yego urwa kabiri rwa petero igice cya mbere umurongo wa 19 aravuga ngo nyamara rero dufite ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera ubyumve neza kandi muzaba mukoze neza hari ijambo hari ijambo ryo guhanura hari no gukora neza ni iyo ugize neza cyangwa iyo ukoze neza ni ukuba ubyitayeho kuvuga no gukora biratandukanye kuko rimeze nk'itabaza rimurikira ahacuza umwijima nuvuga ngo aho bizinesi twebwe haleluya mama ahantu hacuza umwijima nta mukiriya uhinjira ahacuza umwijima nta sheruza yego y'ahantu hacuza umwijima nta nda yinjira yego y'ahantu hacuza umwijima nta rushinge bagutera ngo ukire hacuza umwijima yego ahacuza umwijima niho riri gukorera aka kanya wowe dukurikiye kuko gahunda rifite ni ugukesha ijoro mbese hari ibintu bimeze nk'ijoro ku buzima bwanyu mbese umaze imyaka 35 harabuditse ugiye gukaranika harabuditse ugeze mu gihe cya bizinesi yawe yo guhomba harabuditse ugeze mu gihe cyo kuyobora itorero ariko ukabona ntibigenda harabuditse ugeze mu gihe cyo kwiga ukabura ubwenge harabuditse abandi bari kwandika ibitabo ariko wowe wayoboye n'ibyo aho uhera n'aho ugeza harabuditse burije aho ushoye ntibikunda yego aho ushoye uraruhombye yego niyo ari ayawe arahomba yego washyiramo n'amaguzanya agahomba yego kuko harabuditse yego ahantu habuditse n'umubyeyi wakubyara kwihakana yego ahabuditse uburiraho abandi babonera ariko ijambo rigiye kumurika rigiye kuza rihakeshe kubonesha ni kimwe no gukesha ni ikindi yego birashoboka ko wagize amahirwe hakabona ariko ntihaca umbe wagize amahirwe urashaka ariko urugo urabona rurimo ibibazo nibyo harabonye ariko ntihaca wowe wabonye uwo mubana ndetse wari wabonye n'urubavu rwawe ushobora no gucana amatara hakabona ariko ntibivuze ko hakeye hageze mu gitondo guca no kubona no guca biratandukanye cyane kandi gahunda ni uko ijoro rica ntabwo dushaka kuwiteka kumurikira mu mwijima turashaka ko ijoro rica none reka nkwereke inyenyeri y'ubuzima bwawe ubwo yari imeze nk'aho iri mu ruturuturu ariko haje usumba byose ubasha kubandura akayibandurira mu mitima yawe ugatangira ukabona inyenyeri y'ubuzima bwawe yaribwe ariko uyu mwanya kano kanya hari ijambo turayigaruje ijambo riravuze ngo iratse irabanduye harakeye habonaga ariko butaracya harakeye wari umaze igihe uba ahantu habona ariko butaracya ariko harakeye inyenyeri ibanduriye mu mutima wawe bigiye guheramo imbere kubw'ijambo ry'Imana riribandurire bigena aho bucya ahari kurira harariye umuntu ariko burakeye impundu ziravuze kubw'ijambo ry'Imana nigeremo ndani y'inyenyeri ugira ibyishimo kuko umaze iminsi unkangisha ibitwenge ariko nta byishimo ibitwenge n'ibyishimo ni ibintu bibiri bitandukanye ibitwenge saa sita uraseka saa saba ukarira ariko ibyishimo ibyo byishimo niyo hazi iki ibyishimo biba biri muri wowe
kuko umuririmbyi yaranavuze ngo maze nintumirwa ngiye gupfa nzagira ibyishimo bitavugwa. Iyi nyenyeri izanye ibyishimo mu buzima bwawe. Ndatura ijambo ku buzima bwawe. Aka kanya nkwatuyeho ijambo nyoko yapfuye atakwatuyeho. Ubu hari abantu bankurikira ariko ababyeyi babo barapfuye nta jambo rya kibyeyi babatuyeho. Ndi umubyeyi imyaka ngezemo niyo kurera, ndi umubyeyi nabyaye ibitsina byombi, ndi umubyeyi nubatse urugo rutarimo amatiku, nkwatuyeho ijambo rya kibyeyi. Ijambo rikugezaho umuryango utakugejeje. Ijambo kandi nkwatuyeho iri jambo nk'umuhanuzi kazi. Aya mavuta biragiye gukora aya kibyeyi n'aya gihanuzi. Nkwatuyeho ijambo umubyeyi yapfuye atakwatuyeho. Ijambo rikugeza ku mahirwe yawe, ijambo rigusumbisha abagenzi bawe, ijambo rigusumbisha imiryango. Nkwatuyeho guhirwa ku buryo n'ibikoresho ufite mu nzu bimenya ko bosi yahiriwe. Nkwatuyeho amahirwe ku buryo niyo imugutunze mu rugo zivuga zitura urugo rwarahiriwe. Nkwatuyeho umugisha, nkwatuyeho guhirwa, nkwatuyeho kugendana n'abakomeye, nkwatuyeho kugendera mu bikomeye, mbikwatuyeho mu izina rya Yesu. Ijambo Imana yavuze kuri wowe. Bibiliya hari ijambo yavuze ngo ijwi ry'Uwiteka rishwaza ibirimi by'umuriro. None si ijwi ni ijwi ritarimo ijambo, ni ijwi ririmo ijambo. Ijwi ririmo ijambo rishwaza ibirimi by'umuriro. Ese wibwira ko Goliyati yishwe n'ibuye cyangwa yishwe n'ijambo ryavuye mu kanwa k'umukozi w'Imana Dawidi? Ese wibwira ko inyanja yacecekeshejwe nuko Yesu ayirebye igitsure? Yacecekeshejwe n'ijambo rivuye mu kanwa ke rivuga ngo ceceka tuza. Ese wibwira ko aba barobyi babonye amafi kubera ko Yesu apfuye kuza gusa cyangwa nuko yarekuye ijambo rivuga ngo nimushyire iburyo? Aleluya. Ndatura ijambo rigugeza mu bihugu nka 6 umunsi umwe. No kuvuga ngo umugisha mu bihugu 6 ukazira rimwe. Ibi bintu biraremereye ndabona batabibasha. Umuntu ubibasha mfashe kubyumva. Haleluya. Ndatura umugisha ukwega ibihugu 6 imigisha yabyo ikazira icyarimwe mu izina rya Yesu Kristo. Ndatura umugisha w'igihe urimo n'igihe kizaza. Ndatura umugisha wo mu myaka mike ufite, nkatura umugisha wo mu zabukuru, ukagira umugisha n'umuntu wese akamenya ko umugisha watashye wawe. Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza, Imana iturengere. Haleluya. Ndagira ngo twegereza ku musozo. Ubanza ufata umwanya wo guha agaciro ijambo rivuye mu kanwa k'Imana. Uwiteka umunsi umwe yabwiye Yeremiya ngo nakuremye nakumenye nge ntarakurema. Papa wawe atarajya kurambagiza mama wawe nari nararangije kukurema. Bataratwikurura muri papa wawe na mama bataratwikurura, jewe Uwiteka nari nararangije kukurema. Kandi ngushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Akanwa kawe icyo kazatura kizabaho. Akanwa kanjye katuye ku muntu wese unkurikiye aya masaha. Ikintu kidafatwa n'umugome. Aleluya. Aka kanwa ndatura umuntu unkurikiye. Uwiteka guha ibintu birenze iby'abandi. Abantu nka 5 muturanye muri quartier bitwa ko bakize, nguhesheje imbaraga zo kubasumba. Nkwatuyeho umugisha wo gushaka ntitaye ngo ugeze mu myaka ya danje. Iyo myaka jewe ndashyiramo speed gavani ndagutereka mu myaka 23 y'abakobwa bagifite itoto. Mbikwatuyeho ubi ikimenyetso kigirwaho impaka, niba ireba mwiranga muntu babone si ufite. Nguhinduye ikimenyetso kigirwaho impaka muri ubwo buryo. Haleluya. No pariki imodoka ntibemere ko ari yawe kubera uburyo ihenze. Aka kanya nsoje nguhindura ikimenyetso kigirwaho impaka. Abanyamwuka nibo bari bwumva iki kintu we. Umuntu nagusura iwawe nabona ukuresha n'ukungana nareba ama etage uzamuka hitwa iwawe bajya impaka bati siwe.
ati ni umuntu wamukodeshereje noneho navuga ngo ni wowe wikodeshereje ni umuntu umukodeshereje ikimenyetso kigirwaho impaka. Haleluya, amina. Nusohokana n'umugabo ntibemere ko ari uwawe kubera buryo arenza akazi. Ndashaka kuba ikimenyetso kigirwaho impaka. Imana ndi kuyumva muri aya masaha y'uburyo uhinduwe ikimenyetso kigirwaho impaka ku buryo ugeraho uvuka bati ni we si we, ku buryo ugera ku ruganda rwawe bakagira ngo uri umukontabure kandi ari urwawe, ugahinduka ikimenyetso kigirwaho impaka bitewe n'aho iri jambo rigiye kukugeza. Mana ishimwe cyane, Mana ishimwe, ku buryo uheka umwana bakagira ngo ni umuntu umutwaje, bati suwe, bati nyamara n'uweje wundi twavuye kumuhemba, bataha uriya mwana usa gutya ntiyamubyara. Uhinduwe ikimenyetso kigirwaho impaka bitewe n'icyerekezo Uwiteka akujyanyemo. Nagira ngo ngusengere ngutereka muri ayo mavuta. Mana ndatura ijambo ku buzima bw'umuntu nkurikiye, muhinduye ikimenyetso kigirwaho impaka mu buryo bwiza. Agira ibintu batemera ko ari ibye, agere mu rwego batemera ko ari urwo, atunge mu rwego batemera ko ari ibye. Ijambo ryawe rirema ibintu nk'ibyo birenze. Ndagushimiye ku muntu wese wari unkurikiye, kandi imbaraga zawe zisohoreje ibi bintu umwete, kandi uyu muntu nkurikiye atungurwe nawe no kumva ibibaye ku buzima bwe. Urakoze, ndagushimiye ko ubikora neza mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen, amen.